yesi reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twasoje. Hari uwo barimo barabaza umugabo w'abandi tayari isi uyu mukobwa cyangwa se Jiao asanzwe yiba abagabo. Undi yatangiye kubimubwira ati wandaya we, umugabo wanjye uramubaza iki? Tayari dore nuko nguko yaje arimo aramubaza umugabo, ndagatangira kubivuga ati se ngiye urambaza iki? Ahubwo ari wowe umugabo urimo urambaza ngenda muzi. Hari umugabo wawe ngewe nzi urimo urambaza. Undi agatangira kuba yaseka, agatangira kuba yavuga tuzi ko ngewe ikintu nakakubwiye hano ku bitaro uzi uwo ndi we. Reka nze mbanze nkwereke ngewe uwo ndi w'umuntu ndi we, nibwo uri buze kuba wabimenya. Undi yatangiye kuba yafata telefoni agatangira ati niko barinzi indabakeneye none aha ngaha muhagire. Undi yahise atangira kuba yavuga ati abarinzi biki? Telefoni banaga hirya akamubwira ati abarinzi biki? Telefoni banaga hirya. Tayari uyu nguyu ubanza bitari buza kuba byamworohera. Undi agatangira ati umugabo wanjye ushatse kuvuga ko utamuzi? Ushatse kuba wavuga ko utamuzi? Ngwino hano sha. Ubwo hari uwarimo arahamagara, yatangiye kuba yavuga ati kwikwi. Dore uyu nguyu ni mama wa kwikwi none y'igitangaje. Kandi batubwiye ko mama wa kwikwi yapfuye. Ubwo noneho Jiao yatangiye kuba yavuga ati ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ibyo ni ibiki? None se gute uriya yaba ari we nyine? Gute urimo uravuga ko ngewe naba naratwaye papa wawe? Ubwo nyine arimo arabaza kwikwi. Undi agatangira ati mwanyumvira ibintu urimo uramubaza. Kandi ngo uri umuntu wa danje hano ngo mu bitaro abantu bose barakuzi. None reba ibintu burimo uratwara, uba ushaka gutwara abantu b'abagabo b'abandi. Ese nta soni ugira? Nta soni ugira? Ugatangira kuvuga ati ngiye kuryamana n'umugabo ufite umugore wowe. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati ngiye ntabwo nigeze ngutwara umugabo wa mugore we. Sinigeze ngutwara umugabo. Reka ngiye sinigeze ngutwara umugabo. Ahubwo ngewe ezi yaje ambwira ko nyine ngewe we nta mugore agira. Arabimbwira ko yabuze umugore, ambwira gutyo. Ndagatangira ati none ukabyemera? Ubu haramutse haje undi mugore akakubwira ibyo ngibyo, nako haramutse haje undi mugabo nabwo wamwemera? Undi agatangira kubyo avuga ati oya, ngiye ikintu ndimo ndakubwira nuko uriya mugabo yambwiye ko igihe nyine wowe wishwe n'uburwayi, wowe wapfuye nyine, iyi nicyo kintu yambwiye. Ubwo yarebye kwikwi biramucanga nawe biramurenga. Atangira kuba yakitegereza kwikwi, akamureba akamwitegereza. Agatangira ati kwikwi, ubwo nyine se kwikwi waza umubaza iki? Waza umubwira iki? Ubwo mwegeze muryamana. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati sinakubereye umuntu mwiza, mbwiza ukuri, sinakubereye umuntu mwiza. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ngabwira mama wawe eko ntigeze ntwara papa wawe. Ibi mubwire nawe abyumve, eko ntigeze ntwara papa wawe. Ibi mubwire sibyo? Umwana ariko nta kintu na kimwe arimo aravuga. Umugore agatangira ati nganyumvira, ubwo wirirwa gushukisha umwana wanjye ibintu buri kimwe ukabimushukisha kugira ngo utware papa we. Nawe se ni gute atari kugukunda? Kandi wari ugiye kuba wamutwara rero wamushukishaga ibintu buri kimwe n'ikindi kugira ngo uzamutsindire papa we. Sicyo kibigaragaza se? Sicyo kibigaragaza? None ubwo ngubwo rero ikintu ndimo ndakubwira, numvishe ko wari urimo uranapanga kuba wakora divorce n'umugabo wawe kugira ngo ujye kuba wabana n'umugabo wanjye. Siko bimeze? Siyo makuru ari hanze? Siko ibintu bihagaze? Kandi byose n'ubundi niko bimeze, ariko siko bimeze. Niko nyine divorce yari agiye kuba yayikora, ariko siko bimeze ngo yari agiye kuba yatwara umugabo w'abandi. Nanjye ahangaho wenda najya ku ruhande rwe. Undi rero yatangiye kuba yavuga ati sibyo se warushimusi we w'abagabo? Undi yatangiye kuba yavuga tutongera kuba wavuga ibyo bintu, utongera kuba wagerageza kuba wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndakavuga ati nimbivuga urankora iki? Kubera ko ukuri kose kurimo kuraguhama. Utangiye kuba nyine wakigira syori kubera ko ukuri kose kurimo kuraguhama. Ahubwo reka mbanze nkubwire, uyu munsi ntabwo uri buze kuba wakugendekera neza wa mugore we. Uyu munsi ntabwo bishoboka kuza kuba wakugendekera neza, kuko buri umwe ahangaha wese agomba kuba yakumenya, akamenya uwo uri we. Buri umwe wese uri ahangaha araza kuba yakumenya we wa nyawe. Abantu bose bagomba kuba bamenya uri muntu nyabakiri rushimusi we. Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira ngo ni rushimusi w'abagabo. Umwana ari aho ngaho, umugore byaramucanze, ariko ibibazo iyo byaje bizira rimwe byo. Ibyo ni ibintu tuzi twese. Ibibazo iyo byaje bizira rimwe. Umugore rero yatangiye kuba yavuga ati rero murebe, yaba bari ahangaha abarwayi ndetse abarwaza n'abaforomo n'abaganga, muze murebe rushimusi ahangaha. Dore umugore batangiye kuba bamuharabika. Abandi tereka twifatira utuvideo turi buze kuba twacuruza. Umugore yatangiye kuba yavuga ati hatagira umuntu n'umwe ufata ifoto
hatagira umuntu n'umwe ufata niyo yaba ari ifoto. Abandi ati aha reka mbike nabonye ari jetiri. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati reka mbabwire murabizi uwo ndi wahangaha. Ibi bitaro rero ntago ariho bashutingira filime cyangwa se ariho bakorera nyine filime wenda bafatira amashusho ya filime. Iyi nzu ntago ari iya filime. Rero mumenamenye ko ngewe nungirije perezida wa hano w'ibitaro. Rero uwo nashaka wese bamusohora. Siko bimeze se mubizi? Uwo nashaka wese bamusohora. Rero hatagira umuntu wongera kuba yakora ubugoryi ahangaha. Nkamwereka umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ngo uwo yashaka wese yamusora ahangaha. Agatangira kuba yaba ubwo hari uwaje amubwira ati ntabwo ukiri uwungirije nyine muganga wa hano cyangwa se nyine umukuru w'ibitaro wa hano, ntabwo ukiri umwungirije. Reka dore aho ngaho hari uwaje. Ninde yatangiye kuba yamubwira ati idore rwose muganga we, idore uno mugore yaje ahangaha arimo arenderanya. Undi yatangiye kuba yavuga ati jeo we, ibintu byose byerekeranye na bino bitaro ndagira ngo mbe nakubwira ati birarangiye, ntabwo ugikenewe hano muri bino bitaro. Ngiye kuba nakwirukana dore uwukuriye nyine ibitaro n'umwungirije nuko nguko bari kumwe. Ukuriye ibitaro agiye kuba yamwirukana bitewe n'ibintu yakoze. Yaramubwiye ati nta mwanya wa hano mu bitaro ugifite, yewe n'uwo kuvura reka ntawe ugifite. Hanze hari abantu benshi bakeneye akazi batari wowe bitwara neza. Ndagatangira ati sibyo nakubwiraga se? Ubu ngubu none ugiye kuba wabona umwanya uhagije ugenda utwara abagabo. Wandashima we, ugiye kugenda utwara abagabo. Ndagatangira ati biki? Ubwo agatangira ati Diane we, ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ndagatangira ati ni ibiki utarimo urumva? Ibyo ndimo ndakubwira nuko nguko bigomba kuba byagenda. Nta kindi kintu nakakubwiye. Ibyo ndimo ndakubwira nuko nguko bigomba kuba byagenda. Ugomba kuba wava hano mu bitaro ukagenda kuko ntabwo ugikenewe. Umugabo nyine Diana cyangwa se nuba ari Diana nye ubwo ngubwo nyine ushaka mu mwite Diane. Idore niko yaje atangira kuba yavuga ati rero sibye kuba wakangisha cyangwa se wakanduza ibitaro byacu, nta kindi kintu wakwirakwiza. Reba nka bino bintu nibijya hanze ukuntu biri buze kuba byamera. Abantu bagatangira kuba bakibaza ati se ibi ni ibiki bino bitaro? Ubu sibyo bigisha? Ubwo bagatangira kuba batwangira ibitaro. Ibyo nkubwiye byo byumve, njye nuko nguko nagiye ndarangije. Kwanza ndarangije umugore nuko bamurabuye itayari dore usigaye aho ngaho. Yasigaye arimo aramureba umugore baramwirukanye mu kazi. Ibintu nuko nguko byarangiye, ibintu byamurangiriyeho. Dore nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati none se vice president we, vice president cyangwa se nyine uwungirije perezida. Agatangira kuba yamubwira yatayito cyangwa yatitire yari afite. Agatangira ati sari ikindi kintu wakambwiye ko mbona ibyo wari ukwiriye ari byo baguhaye. Wagira ikindi kintu mbwira undi mwanya nawe nk'ukwite kuko uyu nguyu we bawukwatse. Hari ikindi kintu se wakambwiye? Ngaho reba, ugiye kuba waryozwa ibintu byose wakoze. Urareba watangira kwigira gutyo ugashaka kuba wakigira neza. Wowe ahubwo ikintu ushinzwe ari ukuba watwara abagabo b'abandi. Ibyawe byose uyu munsi bikurangiriyeho, nta kindi kintu wowe ukwiriye. Umugore nuko nguko yagiye kuba yagenda. Undi ahita amubwira ati hagarara ahangaha, ibintu nkoreye ni ibiki? Ibi ni ibiki unkoreye? Idore aho ngaho hari uwaje arimo aramubwira ati mushiki wanjye, idore cya kigoryi cyari kihishe nakibonye. Itayari dore nuko nguko eze bamuzanye. Mushiki we nako dore ngo nyine musaza w'uno mukobwa niwe wamuzanye. Dore ukuntu yatangiye kuba yamufata akamubwira ati aha nyuma na nyuma bakugejeje ahangaha niko eze. Ese nta soni ufite wa kigoryi we? Nta soni ufite? Reba ibintu wari warankoze ukangira umupfusha kandi ngiye mpagaze imbere yanyu. Ngaho ngera ubivuge. Idore eze ukuntu bamufata. Idore eze wa wundi wari warigize igikoko. Idore ukuntu bamufata amatwi bakayakwega. Agatangira ati uyu nguyu niwe wari waransimbuje. Uyu niwe wari waransimbuje. Idore nawe wa mugore nyine uwo yitaga umugabo nyine bari bagiye kuba barushinga. Ukuntu barimo baramukwega amatwi nk'umwana w'uruhinja. Bagiye bamukwega amatwi. Undi agatangira ati wanga eze we, ibi ni ibiki ndimo ndabona ahangaha? Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Agatangira ati ntiwambwiye ko umugore wawe yapfuye? Ntiwari warambwiye ko umugore wawe yapfuye? Undi agatangira ati cicika aho ngaho, urashaka kuba wagumya kungira umupfu? Ntabwo urimo urambona se ko mpari? Ahubwo wego tugumya kunyita umupfu kandi urimo urambona. Niba barabikubwiye ni ibya kera, ntabwo nkiri umupfu. Dore gutangira kuba yamukweshebura. Ajya haramujwigiriza ariko ndagatangira ati wanga eze, uri ikinyendaro wanga eze we. Dore nuko nguko umugore bagiyeho baramufata baramujwigiriza akamubwira ati gute we wagerageje kuntwara umugabo? Ubwo niko yatangiye kuba yamukubita. Ajya aramukubita ariko aho hari uwahise ahagera.
Eduwani yaje arimo aravuga ati hagarika, rekera, sigaho undi yari agiye kuba yamukubita, undi yaramubwiye ati rekera. Tayari dore Eduwani yaje kuba yatabara, ariko abantu bose ntabwo bateye kimwe, abantu bose si bamwe. Dore nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati wowe urinde, wajya umenya ibyawe wa mugabo we, ukavuga ibyo wabonye. Undi yatangiye kuba yavuga ati ndakubujije, utagira ikintu wongera kuba wakora kuri uno mukobwa, urimo urabyumva neza, utagira ikintu wongera kuba wamukoraho. Ibintu byose byabaye, cyangwa se ibintu byose byabaye simbizi, sinshaka no kuba nabimenya, ariko si ngombwa ko harabika umuntu mu ruhame. Urimo urabyumva neza, hano hari abantu benshi, rero si byiza ko umuharabika imbere y'abantu bose barimo barakureba. Reba nawe nk'umuntu w'umubyeyi, uwakubona urimo uragira ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi yatangiye kuba yavuga ati kumbi. Ubwo nuko nguko yarebye, arareba atangira kuba yavuga ati ubundi se wahamagara polisi? Ikari cyo gihe mugani wahamagara polisi kaza kuba yakujyana, mujura gusa we wiba abagabo b'abandi, wahamagara polisi nicyo kintu mbona cyagukwira. Kuko ibindi byo ndumva ari ibintu toto, wenda polisi ikakunkura mu maso aho ntazigera kuba nakubona. Bitari ibyo ngibyo ngiye nakwiyicira, ikindi gihe nzahura nawe uzabimenye ibintu nzagukorera. Umugore nuko nguko yahindukiye, areba wanga amubwira ati tugende se wakigoryiwe. Dore umugabo ukuntu bamutwara mwa bantu mwe, dore kwishakira umugabo, umugore yishakiye umugabo. Dore umwana kwikwi nuko bamujyanye. Musaza w'umugore wa Ezi nawe nuko nguko yagiye, ariko Duwani dore nuko nguko arimo arareba uwahoze ari umugore we. Dore niko yamurebye, arakebuka aramureba, bose bararebana. Dore ukuntu barimo bararebana. Ese iminsi igiye kuba yasubiramo? Ese ari we wamushaka mwakongera mugasubirana? Njyewe simbizi, sinaba nkinamurebye no kumutabara gutya sinabikora. Eduwani niko yahindukiye arigendera, yahise atangira kuba yavuga ati nta kindi kintu nakavuze aha ngaha, ahubwo reka tugende. Ubwo arimo arabwira musaza w'umukobwa ati reka tugende, cyangwa se musaza nako umugore. Dore niko bagiye. Umugore yaje yirukanka atangira kuba yahamagara ati Duwani we, yewe Duwani we. Umugore niko yarebye, musaza w'umukobwa nawe yasigaye ngo arimo aramubwira ati wowe ugatinyuka, ugatinyuka. Disi nawe byaramubabaje, nta muntu bitababaje. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba, dore nawe nuko nguko yahise yigendera. Umukobwa asigara aho ngaho byamucanze, ibyanamurenze. Dore nuko nguko yarebye biramurenga, nawe atangira kuba yavuga ati Duwani aragiye. Hoya ntago yagenda. Dore nuko nguko yakurikiye Duwani arimo aragenda, ariko aba afite umujinya. Hano yagusyigingiza akagukubita akagukomanya. Umugore arimo araza yirukanka cyane ngo abanze avugane na Duwani, ariko Duwani we arimo arigendera. Avugana iki n'uyu nguyu? Umugore yaje arimo arirukanka arimo arahamagara ati Duwani we, Duwani su, yewe Duwani su. Nukuri ubu ngubu ntangiye kuba nakicuza, cyangwa se natangiye kuba nakicuza ku byo nakoze. Imodoka niko yatangiye kuba yagenda, undi agatangira ati se base waretse kuba wagenda Duwani su, waretse kuba wagenda. Umugore niko yaje yirukanka inyuma y'imodoka. Ariko se bitanga iki? Dore umugabo yarigendeye, umugore nawe yasigaye ngo arimo aravuga ati ntangiye kwicuza, ariko undi yarigendeye. Tayari dore ukuntu ibintu bikaze. Hano ari we wakora iki? Nta kintu na kimwe wakora. Duwani su nuko nguko yigendeye, ariko yagiye nawe nyine afite akantu k'agahinda nawe ntikabura. Yagiye arimo arabitekereza, akabitekereza cyane. Undi yatangiye kuba yamuhamagara ati Duwani su, waretse kugenda utyo, waretse kuba wagenda utyo. Umugore yasigaye ngo atangira kuba yavuga ati ndimo ndicuza ku byabaye byose. Umugore niko yasigaye arimo aravuga ngo arimo aricuza ku byabaye byose. Wicuze bitanga iki? Biragarura umwana wanyu. Uricuza bitanga iki n'ubundi ko bitagarura umwana wanyu? Dore nuko nguko yarebye, ibintu biramucanga, ibintu biramurenze. Yatangiye kuba yavuga ati wigenda, ndakwinginze wigenda. Ariko ugenda we yagiye. Niba hari n'ahagera yagezeyo, cyangwa niba ahajya yanagezeyo. Dore umugabo nuko nguko yatashye. Agahinda ni agahinda, ariko uzi kuba uvuga ngo umugore wawe umushinze urupfu rw'umwana wawe, ibintu byose nawe birakubabaza. Ntabwo umugabo yabura kuba yabishinze umugore we ko nyine urupfu rw'umwana we nawe bifitemo uruhare. Ariko yatashye, cyangwa se yagiye arimo ararira. Dore agahinda. Hano karagusyigingiza kakagukubita.
dore umugabo nuko nguko yarebye ibintu byaramurenze, dore yatangiye kuba yakibuka iminsi yabo y'urukundo. Suwana agihari, umugore Jiao ahari ndetse na Duwani, bose barimo baragenda barya iminsi y'urukundo, ibintu bagenda babishyira ku rundi rwego, dore ukuntu bagendaga bikaraga ibipunyanga. Umugabo nibyo bintu yatashye cyangwa se yagiye arimo aribuka ukuntu urukundo rwabo rwari rugeze ku rundi rwego, ukuntu barushyize ku rundi rwego. Dore umwana nuko nguko yabaga arimo arishima. None bisa ngubu ari hehe umwana? Ubu ngubu bamuseyemo ibiryo by'inkoko, nako bamuseyemo nyine amagufwa yiwe bayaseyemo nyine ibintu by'ivu. Nta kindi kintu bari kuba bamukoresha nyine kuko yarapfuye. Munyihanganire kuba mvunesheje ayo magambo. Dore umugabo nuko nguko yatashye, dore arimo aragenda atekereza umwana we ukuntu ibintu byagenze. Dore nuko nguko yatangiye kuba yakibuka ukuntu umwana nyine yamubwiraga ngo kano kabogisi kinagakundira nuko ari mama we wakamuhaye. Ibyo byose yatangiye kuba yagenda abyibuka. Ibyo ngibyo nibyo arimo aribuka, akibuka n'inzira ijya ku irimbi aho umwana we ashyinguye. Dore nuko nguko igihe nticyatinze umugabo yaje kuba yasura igituro cy'umwana we ahashyinguye. Dore nuko nguko yaje kuba yahasura, aza kuba yahareba, ariko nyina bababaye. Ibi byose nubwo abikora bababaye, Anaya aba ari iruhande rwe, arimo aramwifashisha cyangwa se nyine arimo barafatanya. Dore uwo bita Anaya ngo bayicishije iminsi y'urukundo. Undi yatangiye kuba yavuga ati Duwani nicyo gihe icyo kuba twatambuka tukegera tukaba twajyayo, reka tujyeyo dutere intambwe tujye kuba twajyayo. Ibaje kuba basura umwana. Umugabo niko yakebutse nawe aritegereza ati nicyo gihe. Tayari dore nuko nguko yarebye, aramureba atangira kuba yavuga atahari niko bimeze nicyo gihe. Dore umugore nuko nguko yarebye, cyangwa se Anaya nuko nguko yarebye. Ibaje kuba basura umwana ahashyinguye. Dore nuko nguko yamubwiye ati mpereza ikiganza, ahangaha hazashya umuntu, nako hazapfa umuntu. Kuko ngiye bino bintu bya bano bantu nanjye ndabikemanga. Aba bantu bashobore kuba bafitanye ukuntu barimo bariyumvanamo. Dore umugabo nuko yafashe umukobwa nawe afata umugabo. Dore nuko nguko bafatanye ikiganza ngo baje kuba bareba umwana. Aba bantu hazashya, hano hantu hazashya. Ibi bintu byabo ndabikemanga. Dore nuko nguko barimo bararebana, umwe akareba akana ko mu jisho, undi akareba akana ko mu zuru. Tayari dore nuko nguko barebanye bakamwenyura. Wabanenga iki? Wabashinze iki? Wababuranye iki? Dore nuko nguko basigaye barimo bararebana, baje kuba bakirebera. Suwani igituro cyiwe baje kuba bakireba. Dore nuko nguko basigaye aho ngaho. Ibintu dore nuko nguko byarangiye. Dore nuko nguko ibintu byagenze. Agakuru kacu nako nuko nguko kanagenze. None se nakubwira ngo iki? Kari ahangaha karangiriye. Dore ndebanze ngushimire wowe umuntu twayitangiranye kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri ya nyuma. Ibyo ni ibintu by'agaciro cyane. Wicare wigurira akantu ukanywa ukarangize. Ariko iyo maje kuba wakarangiza, ntabwo biba bivuze ko zirangiye ngo turangije ngo nta yindi izasohoka. Ibyo ngibyo ni ukwibeshya cyane. Ndagira ngo mbe nakubwira ati inkuru zo ni umunsi ku munsi. Iyi ngiyi ikirangira duhita dutangira kandi keza k'ubwenge. Reka mbe nakubwira ati ku munsi w'ejo tugiye kuba twatangira indi nkuru nziza cyane. Ahubwo ikibazo wakibaza ati izaba irenze iyi ngiyi? Cyane nk'ubwo ugiye bivuze, izaba irenze cyane. Ahubwo reka mbe nakubwira ati ku munsi w'ejo ntuzabure, uzazinduke tukarebane, tukarebe turebe iyo biva niyo birimo birajya. Ariko nkubwira ati ni ibintu byiza cyane. Imbere yuko tugasoza, reka mbe nagusaba akantu gatoya. Warakoze cyane kuba twarabanye kuva kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma, ariko byaba bibabaje kuba warayitangiye udakoze kuri subscribe n'uno munota ukaba utari wayikora. Rero reka mbe nagusaba akantu gatoya, reba neza niba warayikoze ube wayikora, niba utarayikoze rwose ube wayikora. Ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye cyangwa se urimo urayibona. Niba yaragushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Reka ngushimire cyane by'umwihariko byimazeyo. Ndabakunda cyane, tujye tubana. Barundi ndabakunda cyane, Abanyarwanda nkabakunda, mwese ndabakunda cyane kuko munyereka urukundo ruhambaye.
urukundo rutangaje. Ibi ni ibintu nakabashimiye cyane, sinzi amagambo nakabivuzemo, ariko nanjye biba byandenze mwanyeretse urukundo ruhambaye. Navuga menshi ariko nta mpamvu yo kuba nabirara mu magambo. Mumenye ko mbakunda cyane, tuzasubire mu z'ubutaha. Bye bye.